indirimbo yiswe Full Again ya Westlife. Indirimbo urebe muri bayo hejuru harimo nimero ya WhatsApp yanjye tukanoze. Mukundwa, inkuru yose ndayizi, nabonye ifoto byose biri mu maso yawe. Mbwira nirihe banga uri kumpisha, kandi ninde ugiye kuntwara umwanya wanjye w'urukundo? Yo, mba narabibonye na mbere biza, mba narabonye ibimenyetso, ariko ndakeka byararangiye. Ntabwo nakwizera ko nongeye gushukwa nkabeshwa. Ntabwo nari nzi ko urukundo rwanjye nawe ruzigera rurangira. Ese ni gute namenye kumenya ko utigeze ubimbwira? Ntabwo nakwizera ko nongeye kuba ikigoryi nkabeshwa nanone, kandi natekereza ko turi inshuti. Ni gute nari kubimenya ubundi utabimbwiye? Yo mukundwa, wakabaye basi warampamagaye igihe wumvaga ufite irungu uri wenyine, igihe wumvaga unyeneye cyane ko mba mpari. Ibibabaje ni uko utigeze umpereza amahirwe menshi kugira ngo nkwereke uburyo mbyitaho. Mba narabibonye biza, yo mba narabibonye nkabona ibimenyetso wanyerekaga, ariko se basi ubu ndakeka byararangiye. Ntabwo nakwizera ko nongeye kubeshwa nkashukwa. Nari nzi ko urukundo rwacu njye nawe rutazigera rurangira. Ni gute nigeze ubundi nari kubimenya nte utabimbwiye? Ntabwo nizera ko nongeye gushukwa nkabeshwa nanone, kandi natekerezaga ko njye nawe twari inshuti. Ni gute nari kubimenya utigeze umbwira? Ngerekwa Kai Proctor, indirimbo nyize n'ahandi, ati rwose uburibwe ndimo n'amarira. Yabaye nashoboraga gusubiza ibihe inyuma. Mba narabibonye biza, mba narabonye ibimenyetso wanyerekaga, ariko ndatekereza ubu ibintu byarangiye. Yo ntabwo nakwizera ko nongeye gushukwa nkaba ikigoryi nkabeshwa nanone. Nari nzi ko urukundo rwanjye nawe rutazigera rurangira. Ni gute nigeze amenya? Ni gute ntamenye mukundwa ko utigeze ubimbwira? Ntabwo nizera ko nongeye kubeshwa. Ni gute nigeze mbimenya ko utabimbwiye? Ntabwo nakwizera ko nongeye kuba ikigoryi nkashukwa nanone nkabeshwa. Nari nzi ko urukundo rwanjye nawe rutazigera rurangira. Ni gute nigeze menya? Ni gute ntamenya ko utabimbwiye? Nari kubimenya nte? Ntabwo nari kwizera iyo nongeye gushukwa nanone. Indirimbo nyize n'ahandi wazikuretse kuri Kai Entertainment. Nyaritwa Kai Proctor.